Dufatanye gushima Imana no kuyiha icyubahiro mushiki wanjye mwene data kuko yongeye kuduha ubu buryo bwo gusabana nayo. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques ukomeje kubifuriza umugisha w'Imana. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi y'121 umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Reka dusome. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana ishimwe cyane. Muri iyi mirongo ibiri dusomye, ndifuza yuko tuganira ku ijambo rivuga ngo kwizera kurenza amaso imisozi. Kwizera kurenza amaso imisozi. Bigaragara ko umuhimbyi w'iyi zaburi yari mu gihe cy'ubwihebe bukomeye kandi yari akeneye ubutabazi. Ariko se ubutabazi burava he? Ku misozi? Oya, gutabarwa kwanjye guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Icyo nicyo cyari icyizere cy'imbere y'ibimuhiga, kandi ni nabyo bigukwiriye nk'uwizera muri iki gihe. uko bwije atari ko bucya, ibyo wibwiraga kugeraho utabigeraho kubera igihe gihindagurika kandi cyiganjemo ibirushya byinshi. Dukwiriye kwiga ko gutabarwa kwacu kutava ku misozi, kuko akenshi abantu bashaka kwiyiringira ubwabo cyangwa bakiringira abanyambaraga ba hano mu isi, cyangwa bakiringira ibintu runaka ko bishobora kubarengera, ariko bikaza kurangira abo bari biringiye cyangwa ibyo bari biringiye bibatengushye. Inkoni bari bishingikirijeho ikababera nk'urubingo rusadutse rukabahinguranya ikiganza, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya igice cya 36 n'umurongo wa 6. Umuhanuzi Yeremiya we agira ati, ni ukuri ni ubusa kwiringira gutabarwa n'ibigirwamana guturuka mu misozi miremire aho basakurizaga. Ni ukuri ku Uwiteka Imana niho hava agakiza ka Isirayeli. Yeremiya bivuga mu bice 3 n'umurongo wa 23. Igira rero kuri Yeremiya umuhanuzi kumenya ko Uwiteka wenyine ariho honyine hava gutabarwa kwawe, hanyuma uba ari we uburiraho amaso umwiringire. Kwizera rero kurenga imisozi kukagera ku waremye ijuru n'isi, ariho imisozi ikomora kubaho, uwabayeho rero itarabaho, nk'uko umuhimbyi wa Zaburi ya 90 umurongo wa 2 abivuga ku murongo wa 2, agira ati, imisozi itaravuka, utararamukwa isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Imbaraga z'Imana ziruta izindi zose, kuko yabayeho mbere y'uko imisozi yose wareba aho ibaho, kandi Uwiteka ari we muremyi wayo. Niyo mpamvu ari we wenyine dukwiriye kwiringira. Zaburi 123 umurongo waho wa mbere n'uwa 2 haratubwira ngo, wowe wicara mu ijuru, kuri wowe niho nuburira amaso. Dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'umuja yahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu, kugeza aho azatubabarira. Uwiteka rero ntazatwirengagiza nitumwereka ko ari we mutabazi dufite. Gutabarwa gushobora kutugeraho mu gihe tutatekerezaga, ariko byanze bikunze kuzaza. Twubake rero kuri Yesu mu biturushya byose tubonera muri iyi si, kuko ari we mukiza wacu w'ibihe byose, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose.
hariya mu Baheburayo igice cya 13 n'umurongo w'8. Mwene data mushiki wacu, ndakwifuriza ko wagira kwizera kurenga ibimeze nk'imisozi urimo urebaho iki gihe, kukabirenza amaso ugategereza gutabarwa kwawe k'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, ukaba ari we wishingikirizaho. Imana ikuzamurire kwizera, ikongerera imbaraga, ibikunyeganyeza ntibikurusha imbaraga, ahubwo ubirusha imbaraga. Kandi Imana iguha umugisha n'amahoro yayo, ukuboko kwayo gukomeze kubana nawe muri byose mu izina rya Yesu. Amen.